Nshuti za Action TV aho muri hose turabasuhuje nimugire amahoro. Uyu ni wa mwanya rero twabateguriye wo kubagezaho ibiganiro biba binyuranyuranye ku bintu biba bitandukanye akenshi ndetse biba binatangaje. Mbese uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro tubabaza uti mbese hari ubwo waba warumvise inkuru cyangwa warabonye umuntu wavutse afite imitwe ibiri? Bamwe baravuga bati yego, abandi bakavuga bati oya. Ariko niba ari yego ko warabyumvise, hari inkuru z'abantu bavuka bafite imitwe ibiri abo bise congenital twins mu Cyongereza. Izo nkuru z'abo bantu baba barabayeho kandi zaramenyekanye henshi ku isi. Abo bantu baba baravutse bafatanye, rimwe na rimwe bagasangira ibice bimwe by'umubiri nk'umutima, bagasangira umwijima cyangwa bagasangira n'amagufa. Iyo bavutse bafite imitwe ibiri ku mubiri umwe, hari ubwo bashobora kugira ubuzima bwiza bitewe n'uko ibyo bice byabo by'ingenzi biba bikora. Icyakora ibi bintu bibaho gake cyane kandi rimwe na rimwe bitera ibibazo bikomeye ku buzima bw'ababuvukanye. Niyo mpamvu nyine hari ubwo bigerwa akabaganga bakavuga bati tugiye gufata ibyemezo bafata bakavuga bati tugiye kubatandukanya, cyangwa se bakavuga bati n'ubundi aba ngaba ntabwo bazabaho. Nibyo koko rero iyo abantu bavutse bafite imitwe ibiri ku mubiri umwe, buri mutwe uba ufite ubwonko bwawo bwigenga, bityo buri muntu aba afite ibitekerezo bye, amarangamutima ye, kandi bashobora kuganira hagati yabo nk'uko abantu babiri basanzwe baganira cyangwa se basanzwe babigenza. Umutwe umwe ukaba uri iruhande, ariko umutwe umwe ukajya uganira n'undi, ukaba wagira ngo ni abantu babiri kandi ari umuntu umwe ufite iyo mitwe ibiri. Ni ibintu bye bitangaza kandi binagaragaza ukuntu ubwonko ari igice cyihariye mu muntu. Ubwonko burya nibwo bugenga byose. Ubwonko nibwo butuma umuntu afata icyemezo. Niyo mpamvu umuntu ufite imitwe ibiri cyangwa se igihimba kiriho imitwe ibiri, umutwe umwe uba wigenga. Ni ukuvuga ngo rero ko ubwonko ni igice cyihariye mu muntu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite imitwe ibiri cyangwa igihimba gifite imitwe ibiri, ni ukuvuga ngo buri bwonko cyangwa se buri mutwe uba utekereza ukwabwo. Ibyo bintu rero murumva yuko hari ibintu nyine biba bitangaje, ariko mu buzima nyine hari ibintu bitangaje Imana irema bigasiga cyangwa se bigasigira abantu bose mu gatangaro. Uyu munsi rero turagaruka nyine kuri iyo nkuru idasanzwe y'abantu babiri bavukanye imitwe ibiri ku mubiri umwe. Nubwo nyine baba bafite buri wese ubwenge bwe, ibitekerezo bye n'imibereho ye, ariko babana mu mubiri umwe. Ibyo bituma babaho nk'abantu babiri ariko bashyize hamwe, bagakora ibintu bihambaye birimo bakiga bagafata, bagakora ibintu birimo nko bakavuga bakajya baganira, ndetse bakaganira n'abandi bantu. Mwahura ukaganira n'undi mutwe ukongera ukaganira nawe, bakagenda. Mwahurira mu nzu rimwe agasuhuza n'undi agasuhuza, buri wese kandi akagira inzozi zitandukanye n'iz'undi. Ibyo birumvikana uko bavuka, ntubavuka n'ubundi nk'uko n'izindi mpanga zose zishobora kuvuka, uretse ko rimwe na rimwe nyine haba habayemo ikibazo cya malformation. Ni ukuvuga ngo ntibiba byagenze neza mu gihe cy'iremwa ry'umuntu, igihe umwana ari mu nda y'umubyeyi wiwe. Abo bantu rero bavutse nk'uko nguko mu mirimo yabo ya buri munsi. Uko bakora imirimo yabo ya buri munsi, baba bafatanyije mu buryo buri wese agira uruhare. Barafata imirimo yabo ya buri munsi. Ntabwo umuntu agomba ntawe uvuga ngo ngiye ngo ndinubye cyangwa se ngo ndakora ibi ngiye ngo ndeke biriya. Oya, ahubwo bakora bafatanyije buri munsi. Igitangaje rero, bahora bagirana ikiganiro uko baba bari kumwe. Bagirana ikiganiro hagati yabo, buri wese akagaragaza ko bashobora kuganira, buri wese bagaragaza ko ashobora kuganira n'undi, ashobora gutekereza mu buryo butandukanye no gufata imyanzuro itandukanye n'iy'undi. Mu biganiro bagirana buri wese arimo kuvuga, undi agatanga igitekerezo n'undi agatanga igitekerezo. Twababwiye ko haruguru buri wese uko ubwonko buba bwigenga ari nako butanga ibitekerezo uko bubushaka. Ni ukumenya rero ko agaciro k'ubuzima muri iyi nkuru umuntu yamenya ko agaciro k'ubuzima ni ukwemera ko buri wese afite ubuhanga n'ubushobozi
no kubaho ibyo umuntu atashobora gutekereza, cyangwa se kuba mu buryo umuntu atashobora gutekereza. Biragoye kumva ko umuntu yavukanye imitwe ibiri, ariko bibaho rwose kandi biranashoboka ndetse byanabayeho. Niyo mpamvu rero iyo umuntu yavukanye imitwe ibiri cyangwa se wenda akaba ariho ameze nk'uko nguko, ibyo byose ubushobozi bwiwe bwo kubaho, ubushobozi bwiwe bwo kugira ngo abeho muri sosiyete, n'ubundi biba ari nk'ubushobozi bw'undi muntu ufite umutwe umwe. Izi mpanga rero zidasanzwe ni abantu babiri bavuka bafatanye bakagira imitwe ibiri nk'uko twahoze tubivuga, ariko nyine bagasangira umubiri umwe. Basangira umubiri umwe biba gake cyane ku isi, kandi buri gihe siko baba bafite amahirwe yo kubaho. Ibyo twabivuze. Nubwo babana mu mubiri umwe, buri wese agira igitekerezo bye, ibyo twabibabwiye. Ese wowe wabayeho ute? Wowe ubayeho ute? Niba utekereza ko mu isi ya rurema, mu isi Imana yaremye, haba hari abantu bahuje umutwe, cyangwa bahuje igihimba, amaboko akaba ari abiri, amaguru akaba ari abiri, umutima akaba ari umwe, impyiko akaba ari imwe, ubura ari bumwe, ariko bafite imitwe ibiri kandi bakaba basangiye kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wowe uriho uyu munsi ubitekerezaho iki? Wowe uriho uyu munsi ubayeho ute? Ese watekereze cyangwa watekereza ko haba abantu babiri bashobora kubana umunsi ku munsi mu mubiri umwe, ariko buri wese akagira intego ye? Buri buzima ni impano Imana iba yaratanze. Niyo mpamvu rero uko umuntu yakavutse kose twakagombye kumwitaho, tukamuha agaciro. Iyo uhaye rero umuntu agaciro, uba umuhaye n'ubuzima. Hariho ibintu bitangaje nyine Imana ubwayo iba yarashyizeho, ariko abantu babibona bagasanga nyine biratangaje. Ni ukuvuga ngo rero muri ubwo buzima bw'abo bantu babiri n'ubundi baba batandukanyijwe wenda n'imitwe ibiri, ariko bakaba bafatanya ahandi. Ni ukuvuga ngo iyo bagenda, iyo barya, bakoga, kwambara, ibyo byose barabikorana, ariko buri wese ategeka igice cy'umubiri. Umwe ategeka akaboko kamwe, n'undi agategeka akandi kaboko. Ni ukuvuga ngo imibanire hagati yabo isaba kwihanganirana no gukemura amakimbirane mu bufatanye. Umva intego baba bafite, kubera ko buri wese aba ari kumwe n'undi umwanya ku wundi, kubera ko buri wese aba arimo gutemberana n'undi, kubera ko buri wese arimo kwigana n'undi iyo bagize amahirwe bakajya ku ishuri, kubera ko buri wese aba agomba gukora igikorwa ari kumwe n'undi. Bisaba kwihanganirana no gufatikanya mu bihe byose, kandi bakirinda bakanakemura amakimbirane bafatanyije. Baganira kandi nk'abantu babiri, buri wese buri mutwe umwe uvuga ukwawo. Ni ukuvuga ngo buri mutwe umwe urimo gutanga igitekerezo ukwawo. Bafata imyanzuro itandukanye. Ni ukuvuga ngo buri wese ashobora kuba ati ngenda, undi akavuga ati ngewe ndaruhuka, undi ati ndagenda, undi ati ngewe ndaruhuka. Ariko ibyo byose bakabihurizaho bakavuga bati niba tugiye kugenda iminota 30, tugaruke nanjye nduhuke. Babaho mu ituze, babaho mu mahoro, nta makimbirane. Ibyishimo n'ibibazo nabo bahura nabyo. Buri muntu wese wa mutwe uko umeze. Ni ukuvuga ngo ugenda uhura n'ibibazo bigiye bitandukanye n'iby'undi, nk'uko nawe uri mu rugo cyangwa se uri ahandi hantu, cyangwa se uri kumwe na mugenzi wawe mufanyije urugendo mu buzima bwa buri munsi, ushobora kugira ibibazo na mugenzi wawe w'inshuti yawe magara akagira ibye. Ni ukuvuga ngo buri wese afite impano n'akamaro. Buri wese muri ubwo buzima afite impano n'akamaro. Buri wese wavutse nk'uko nguko afite imitwe ibiri, umubiri we ariko bawusangiye, buri wese afite impano n'akamaro. Umwe ashobora gutanga amasomo ndetse muri za kaminuza, cyangwa se akaba muganga, ubundi akavuga ati ngewe nziga guteka, kandi agashaka akazi ahantu hatandukanye. Buri wese bakamuha amasaha ye, buri wese akazagenda ati ngiye kwigisha, yanataha undi akavuga ati ngewe nkomereza akazi kanjye muri hoteli cyangwa muri resitora runaka. Ubuzima rero bugoye kuri abo bantu ntabwo ari ryo herezo, ahubwo bashobora kuba isoko y'imbaraga. Umva, ubuzima bugoye si iherezo,
ahubwo bushobora kuba isoko y'imbaraga. Abantu bari kumwe buri gihe uko bagiye bakagenda nabo bagaruka bakagarukana baba bafite ubuzima bugoye kubera yuko bisaba kwihanganirana, ariko ubuzima bugoye si iherezo, ahubwo bushobora kuba isoko y'imbaraga no kwishakamo ibisubizo n'ubwumvikane. Kandi iyo abantu baganira cyangwa se bari kumwe bagombye kugirana ibiganiro byubaka, ibiganiro bateza imbere, ibiganiro byatuma buri wese yiyakira kandi agakunda mugenzi we, ibiganiro biranga no kwihanganirana, ibiganiro birangwa no kwiyakira no gukundana. Ese wowe wakwemera kubana n'undi muntu umunsi ku munsi muri mu mubiri umwe? Tekereza niba ari wowe ufite ubuzima nk'ubwo ngubwo umunsi ku munsi. Tekereza niba ari wowe mbese Imana yaba yarashatse ko uvuka nk'uko ukavukana na mugenzi wawe. Ese ukurikije imiterere yawe y'umubiri wawe cyangwa se y'umutwe wawe n'imitekerereze yawe washobora kwihanganira mugenzi wawe? Banza umbwire niba washobora kwihanganira mugenzi wawe mugendana umunsi ku munsi kandi udashobora kwihanganira mugenzi wawe mudahorana. Ese niba bitameze nk'uko nguko, wenda ukaba uri mu bundi buzima, kubera iki wowe utaravutse nk'uko utaravutse wenda ufite imitwe ibiri ngo urimo kugendana imitwe ibiri iruhande rwawe, uwundi mutwe ukuri iruhande ariko mugendera hamwe? Kubera iki udashobora kwihanganira mugenzi wawe mudahuje ibitekerezo? Kubera iki udashobora kwihanganira mugenzi wawe mudahuje umubiri? Ese twabasha kugira impuhwe n'urukundo ku bantu batandukanye natwe? Icyo ni ikibazo umuntu arimo kubaza. Ni ubutumwa nyamukuru tuba turimo gutanga, ubutumwa bwo gushyigikira ubuzima, gushyigikira umuntu n'urukundo. Umva, ubutumwa bwo gushyigikira ubuzima, ubumuntu n'urukundo. Gusaba abantu gusubiza mu bitekerezo ibyo batekereza ku buzima bwabo bwa buri munsi. Gusaba abantu gusubiza mu bitekerezo ibyo batekereza ku buzima bwabo bwa buri munsi. Ugasubiza wowe ubwawe ukavuga uti njyewe na mugenzi wanjye dufitanye ibibazo uyu munsi, ariko byakagenda kose twagombye kubikemura. Ukumva yuko mugomba kubikemura mwituze, nta mutekano mukeya ugombye gutezwa. Biragaragara ko rero mu mibanire y'abantu cyangwa se mu mibanire yacu n'abandi, iyo umuntu adashoboye kwihanganira mugenzi wiwe aba afite ikibazo gikomeye. Ariko siko byakagombye, kubera yuko hari abashoboye kwihanganirana bagendana umunsi ku munsi kandi ubuzima bwabo bukaba bwarabanye bwiza. Kwihanganirana. Tekereza, umwe aravuga ati ngiye nshaka gutembera, undi akavuga ati ngiye ndashaka kuryama, ndashaka kuruhuka. Ibyo bitwumvisha ko uko byakagenda kose, kubera ko bagomba kuba bari hamwe, bagomba gufatira umwanzuro hamwe. Ese wowe mugabo, ese wowe mugore uri mu rugo, tuvuge yuko namwe uko abantu baba bagenda bagasezera bakavuga bati igiti Imana yafatanyije ntakagire ugira ute, ntakagire ugitandukanya. Tuvuge ko namwe mwabaye umubiri umwe, muhujwe n'umutwe umwe. Mbese ubwo ngubwo kubera iki mudashobora kwihanganirana mu mibereho yanyu ya buri munsi? Kubera iki abantu badashobora kwihanganira bagenzi babo buri gihe kandi biba ngombwa kwihangana no kumva abandi? Kumva mugenzi wawe ni igikorwa cy'ingenzi. Guhuza ibitekerezo. Abantu bose ntabwo ari ngombwa ko bagira ibitekerezo bihwanye, ariko bagomba kuba byo bita guhuza ibitekerezo. Guhuza ibitekerezo ni ugufata icyemezo buri muntu umwe agakurikiza. Guhuza ibitekerezo ni ukuvuga ngo mbese buri wese aba afite ibitekerezo bitandukanye n'iby'undi, ariko nanone bakagira aho babihuriza, bakagira ikintu cy'ihame bakurikiza. Hakagira ikintu nanone bavuga ni ukubana neza. Kubana neza rero n'abantu, kubana neza n'umuntu mubana, wowe mbere na mbere ukabana neza n'uwo mubana, bikaba umuco, bikaba ubumwe bukomeye, bikaba uburyo bwo kwihanganirana no gufatanya mu byo abantu batandukaniyeho. Gutandukana n'umuntu ntawe ubyanze, si ngombwa yuko umera nkanjye, si ngombwa ko umera nkawe, ariko nibura abantu ibyo bibatandukanye bakagira kubibanamo neza kandi bakayibanamo mu mahoro. Ubu buryo bwo rero bwo kwiyumvanamo no gufatanya ni isomo rikomeye ku bantu bose.
uburyo bwo kwiyumvanamo no gufatanya ni isomo rikomeye ku bantu bose. Isomo rikomeye ku bantu bose ni isomo abantu bagomba gukurikiza uko byakagenda kose, uko bukeye n'uko bwije, kabone n'ubwo batababana mu mubiri umwe, kabone n'ubwo baba batabana cyangwa se baba babana mu mubiri umwe. Ni ukuvuga ngo abantu, isomo rikomeye ahantu bagomba kumenya ni uko abantu bose bagomba kubana neza kandi bakagira n'uburyo bwo guhuza ibitekerezo. Ibi rero iyo abantu babibonye cyangwa babyumvise bakumva ngo abantu bavutse bafite imitwe ibiri ifatanye, abantu bamwe birabatangaza cyane, babona ari nk'ibitangaza by'Imana, kuko Imana kuko irashoboye, Imana ntirubasha, Imana ishobora ibindi abandi bantu badashobora kumva, ariko rero batekereza ko ari ibintu by'agaciro gakomeye bigaragaza imbaraga n'ubwiza bw'ubuzima. Kumva ko umuntu afite ubuzima, kumva ko uriya ari mugenzi wawe, kumva ko umuntu ufite imitwe ibiri ari mugenzi wawe. Hari abandi rero babibona nk'amarorerwa, bakavuga bati ishyano ryaraguye. Hari ababo cyangwa se bagatinya ibintu batamenyerewe, ibintu bitamenyerewe, batuma nyaboneka umuntu ufite imitwe ibiri muramenye murarwigenda ndetse n'uwo kurebwaho, ariko siko bimeze, ahubwo ni umuntu kubera ko nawe afite ubuzima. Abantu bamwe bashobora kubabona bakagira impuhwe nyinshi, bakavuga ati babaye bambe, aba bantu baragowe, rimwe rimwe bakanabagirira isoni cyangwa se akababaro, ariko siko bimeze, ahubwo twagombye kumva yuko abo bantu nabo bafite bafite ubuzima. Ndetse hari abantu babatangarira iyo babonye ko bashoboye kwiga, bashoboye gukora, bashoboye kuvuga no kubana neza. Ukumva ngo abantu bafite umutwe igihimba kimwe ariko bahuzwa imitwe ibiri, barimo kwiga, barimo kwigisha, barimo kuvuga ubwabo baganira cyangwa se bafatikanya mu mirimo yabo ya buri munsi. Ibyo ni ibintu rwose bitangaje ndetse nta n'umwe bitanatangaza. Abatareba kure rero bashobora ndetse no kubabogamira. Hariho nyine abantu babafata nk'ibintu bidasanzwe cyane cyane, bigatuma batinya mu mwanya wabo babona ahantu bari abantu sabo kwegerwa, bakumva yuko ari abantu batandukanye n'abandi, ariko siko bimeze. Twavanyemo isomo yuko abo bantu baba batandukanye kubera imigenzereze n'imikorere yabo ya buri munsi. Abantu bose twagombye kuzajya duhurira hamwe, abantu tukazajya duhurira hamwe, tugakorera hamwe, ibitekerezo byacu tukabyumva nk'uko abandi bagombye kubyumva. Ariko si ngombwa ko abantu bagira ibitekerezo bimwe, ahubwo icyangombwa ni uko habaho icyo bita coordination, abantu bagahuza ibitekerezo byabo kandi bakabifatira umwanzuro, abantu bakabana amahoro nk'aho bari mu mubiri umwe. Aha rero niho hakenewe ubumenyi n'uburezi. Uburezi n'ubumenyi kugira ngo abantu bamenye ko abo bantu ari nk'abantu nk'abandi, bakumva yuko abantu bafite umutima, abo bantu bafite ubwenge, abo bantu bafite amarangamutima kandi bafite uburenganzira bwo kubaho mu buzima bwiza. Ibyo twari turabisobanura. Bafite amarangamutima atandukanye, ariko nabo bagomba kugira ubuzima bwiza nk'uko n'abandi bose bafite. Nk'uko rero abantu bafatana mu buryo butandukanye, cyangwa se abantu nk'uko rero abantu bashobora kuba bafata mu buryo butandukanye, ubuzima bwabo ni ubuzima bufite agaciro, ariko bushobora kutwigisha ubumwe, bukatwigisha kwihanganirana no guha agaciro ikiremwa muntu. Urumva ko rero iri ryari isomo twabateguriye uyu munsi, cyangwa se cyari ikigero cyangwa ikiganiro twabateguriye ku bantu bavuka bafite imitwe ibiri ariko bahuje igihimba kimwe, kugira ngo umuntu wumvishe iyi nkuru tuvuga tuti nubwo abantu bafatana mu buryo butandukanye, ubuzima bwabo ni ubuzima bufite agaciro, butwigisha ubumwe, bukatwigisha kwihanganirana n'agaciro ikiremwa muntu. Iki cyari cyo kiganiro twabateguriye uyu munsi, nshuti za Gisheni TV. Nakagaruka twongera kubagezaho ikindi kiganiro cyangwa se izindi nkuru tuba twabateguriye. Mugire amahoro.